ntabwo turamubona zo gushakisha umuntu musa bimeze bite uyu muntu ushobora kumuzi yakoze iki yagize ikibazo cyo mu mutwe acika inanga twaramubuze ati hano mukabeza ubaye muzi watubwira ibihembo birahari nta muntu ntabwo tumuzi ariko ashobora kuba aramubonye kuko yagize ikibazo cyo mu mutwe arasara muri make mu mani magambo rero turamubura habaye hari umuntu ushobora kuba muzi yatubwira muri uyu muhanda nagaro bwa mbere nayo umugabo naramubona nano mu centre de konukana inagize umubona yahita duhamagara ubonye gahita agenda we watubwira agenda se agenda gutubwira wowe 079 9 n'umugabo 8 3 7 oya iyi foto kuba wayibonye ni batazi yabo wabuze ndasubiza leta na Micombero Jean-Marie twakoranye yego na mwarimu witaga Muhammad wangije yari umusirikare nabasubiza gusa okay uri mudemo okay respect nge n'abadimo bindabo bajyane kuko baturwaniriye aho tutari turi twebwe twatukiri batoya mwakoze cyane iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye nizere ko ukomeje kumererwa neza cyane aho dukurikiye kuri Manzi Innocent nizere ko wakoze subscribe nawe utarakora subscribe nyamuneka uyu ni umwanya kugira ngo tubashe kubana ibintu byacu bya buri munsi yese n'igiti nk'ibisanzwe bagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye aka kanya tuba dugeze mu kagari ka Mwoga aho bakunze kwita muri Kane twageze hano ku kagari bari mu nama ya sinzi uko nabisobanura sinzi uko babyita ariko ni inama y'akagari n'undi bayateranye cyangwa se inteko y'abaturage iba yateranye iri kwiga ku bibazo bigiye bitandukanye twagiye rero tuhagera turabaganiriza dusaba ijambo mu ruhame aho bari barimo kuganira batwemereye baduha akanya tutambutsa itangazo ryacu namwe aho muherereye hose turacyashakisha uno muntu hano ku kagari ka Mwoga turacyagerageza kwireba nimba koko hari gishobora gucamo twabasigiye ifoto imwe iriho n'imyirondoro y'ababyeyi aho avuka cyangwa se umuntu wari wese na nimero twazi kuzivuga cyane inshuro nyinshi cyane mu biganiro byacu kugira ngo wowe aho uherereye hose ni ubaye uzi umuntu waramubonye cyangwa se bayimuzi byaba ari akarusho byaba ari by'agaciro ni ibihembo bishimishije ushobora guhabwa nk'umubyeyi wabyaye ntago ashimishwa no kubona umwana we yamubuze cyangwa se atitabye Imana ngamenye ko yitabye Imana ari uko wenda ashobora kuba yasaza ahubwo akaburirwa irengero so ntabwo byashimisha umubyeyi wari wese nawe umubyeyi aho uherereye hose ubaye ubonye uyu muntu ndongera nyerekane kugira ngo ibintu bize kugenda neza habaye hari umuntu uzi aho aherereye yagerageza akadufasha ni inkunga ikomeye cyane mwaba mukoze turi ku kagari ka Mwoga tugiye kwerekeza ahandi hantu bita ku ntago ndi kwibuka neza ariko naho ndaza kuhagera kuko imihanda twifashije umuntu uri mu kutuyobora atwereka imihanda iyo ari yose tukagera tukabaza abaturage bari bose aho bari bakatubwira ati uyu muntu twaramubonye tugeze kumubona ariko ntabwo turarambirwa turimo mutananirwa n'igiti nk'ibisanzwe dukomeza urugendo tugende yo gushakisha umuntu turaza kumubona tumubona ariko uko twagenda kose turamutananirwa tuzaruhuka ari uko ibintu bimaze kujya ku murongo mazi bibarinde umuntu namuzi bageze mugeze mu ntego ntabwo namumenye ntabwo wamumenye hano kano kagari ni akahe ari n'akamwoga ka Mwoga umurenge Mahama turacyari muri Mahama ngo okay
ahantu hari isoko hano hafi bahita ngo iki? Santere ya Mwuga. Santere ya Mwuga. Iryo soko baryita ngo iki? Naho gusa ari santere ya Mwuga. Ni santere ya Mwuga gusa. Okay. Dukomeje tujyeyo. None se mu koperative wanyu Uyatura abanyamakuru bakorera ikinyamakuru bita Manzi na Innocente. Manzi na Innocente. Manzi ningo ni kukanyirambare. Ushobora nyine abari nyinshi cyane ariko radio Imanzi. Amwerekeza ngo bakorera. Aho rumeze neza ariko. Yesubiza abantu badukurikiye rero. Basuhuze barimo barakureba uri live. Abadukurikiye. Basuhuze. Nkaho nabandi. Abo wabuze. Ndasuhuza leta na Micombero Jean-Marie twakoranye. Yego. Na mwarimu witaga Muhammad wanyigishije yari umusirikare. Nabasubiza gusa. Okay. Uri umudemobe. Okay. Respect njye n'abademobe ndabo bajyane kuko baturwaniriye aho tutari turi twebwe twatukije batoya mwakoze cyane. Soka dukomeze rero akazi ko gushakisha umuntu namwe hageze umubona mwazatubwira ifoto ndayigusigira nta kibazo. Ndaka nkurebere yanditseho nimero cyangwa fata nimero yanjye kwandika. Hala ku kagari ifoto iyo twayisizeyo na nimero zo. Ni yanjye ntaje. Kizanga murakorana? Yego. Kizanga washana. Aloise. Murabona muzi? Agora bwa mbere. Ngiye numvisha muvuga ko mushinzwe itangazamakuru. Ngiye biranyura kugira ngo mbegere. Babaze nk'akabazo ku burgenda nanjye nazumva ko muzafasha. Yego. Ari umwana wari uri muri referendum. Mbese twadutuye mu Bugesera. Yego. Tuza kwimutirira. Ariko 94 abo bana babavanye mu Bugesera babajyana mu Butaliyani. Ubu ubwo ngubwo kugeza na n'ubu nta makuru ye turamenya. Bari mu Butaliyani? Niho baherereye? Kuko ni ababikira babajyanye bagiye mu ndege. So kamama igera hino hano uyu muntu muzuminge bwo nawe icyo kibazo atambukije bacyumvise gira ijambo umugenera rimwe kuko hari igihe badukurikije gusanga afunga ngo bidakasanga akuguyeho kandi ndi hagushaka. Uwo mwana bamwitaga Sibomana Korode mbako twari dutuye mu Bugesera hano muri komine ya Gashora segiteri ya Ririma serire twari dutuyemo yari Nyamizi. Ariko uwo mwana nyina yaje gupfa. Apfuye bamujyanye mu buryo bari muri referina ya Ririma. Barabahungana. Yego. Ubwo raho twagereye nta makuru twongeye kumva. Ariko igihugu yagiyemo twaje kumenya ko ari icyo gihugu bagiyemo. Baje kumenya ko yagiye. Ubwo nimba aho ari wenda twazafasha umwanya kuko wenda kano kanya hari cyo ikintu cyatuzanye ariko wowe wafata nimero yanjye tukazakomeza tukavuga nta kibazo tukareba ko hari icyacamo. Hari undi muntu wabona yabuze uwo muntu? Uwo mwana wacu uyu nguyu uri hano. Yari umwarimu yarigishije. Uramuzi? Usanzwe umuzi? Sanzwe muzi kabisa ahubwo nanjye ndabona amasataraye. Amasataraye ngahe? Ugeze umubona se muri no minsi? Oya wapfa ubwo ngiye muheruka cyigisha. Muheruka cyigisha. Umuheruka ryari? Nanjye yarakigisha. Yari cy'umwarimu. Yigisha gararuguru. Yaratuye. Nice byaho ngaho mukabeza vuba. Ese kutamenya nk'inzu ni ariko ni umurundi se? Umunyarwanda ariko mana ese. So ubwo ngubwo rero amazi iminsi ngahe sabuze? Aje igihe kinini. Ntabwo ari kinini cyane ariko ni kinini urumva nk'umuntu. N'ukwezi. Yego. Ubwo habaye hari umuzi. Reba neza. Nanjye n'ubu. Ntabwo ari ubwa mbere. Urabona umuzi? Aba bamumenye ngo yari umwarimu yarigisha. Reka mbahe nimero kuko iradusizara ku kagari hariho nimero zacu maze kugira. Yego. Yarakwigisha nawe. Kwiga wowe. Nawe yarakwigishije. Akira nyandikira we nzakubwira nimubona. Yo. Ubundi ubwo bwa 5 Akarindwi 9. bwamujeho nyuma.
byamujeho akimara kugera mu rugo. avuye guherekeza umugore ku ishuri. Oya yagiye hanze igihugu. Ubwo rero mukomeze muturebere. Ubwo niba umubonye wareba nk'umuntu nk'uyu nguyu. Ni ikote riri ku rutugu. Ni ikote riri ku rutugu. Ubwo hageze umubona yatubwira kandi mwamukoze. Nuko umushakisha yarabuze. Umushaka rero twamuze mu nkambi turangiye ko umuntu atubwiye ko yamubonye muri izo hano muri mwuga. Yego ubwagize umubona yatubwira mwamukoze cyane. Ifoto nta kibazo. Isigara nayo foto ntaribe. Kwagira umubona Ageretse gato. Uretse we mu bibumbira kabaga foto. Hano dufotora ari. Ariko mama tuzamubona. Uwo mugore wa distance ngo yajya. Yaje kugakira. Yagezeho. Mukomeze rero muturebe nagira icyo mubona muzatubwira. Tuvugana n'abaturage batubwira ko harimo bamwe yagiye yigisha bavuga se ko hari abamuzi hari n'abatamuzi ariko bavuze ko bashobora kuba bamuzi n'abo twaca batubwira yuko bigeze kumubona muri izo karitsiye ariko turacyakomeje urugendo kumushakisha Imana idufashe tumubone. Uko mubibona turacyakomeje urugendo turacyagenda tugiye ahantu hari isoko ngo bita ku Kigufi bari abidahita ku Kigufi bahita Kigufi nago mbiza ariko ni ayo mazina batubwiye no tugiye gukomeza tuvuye ku gari ka Mwoga twerekezayo. Ubwo namwe abadukurikiye hagize uba yarigeze abona uyu muntu yatubwira yabakoze yababa agize icyo akora yabere inkunga ikomeye ndetse n'ibihembo birateganyije ku muntu ashobora kuba yabasha kumubona. Nk'uko mubibona amakwasiteri ari gucaho menshi cyane tupatse ku ruhande ivumbi ryose birakuvuga ko ari impunzi zibazanye nshyashya sinzandu ziturutse ariko zitutuye mwana kuri Hamira ngo bakaba baturutse Hamira akaba ari mu gace ka Gisenyi na amakwasiteri ajya muri ayo maje kubona amaje kujya nko kuri 20 barimo baratambuka bavuga bati tugende hano imahama ni impunzi cyashya barimo kuzana nkuko muri kubibona amakwasiteri ya Ritiko akaba ariyo hanyuma rero nkuko mubibona hakurya buri kubona amakwasiteri ari kurengayo ni menshi cyane harimo abakongomani harimo abantu b'abanyarwanda ndateka aribo bazanye mu modoka nkuko twaparitse ku ruhande vumbi ryose ntabwo byoroshye gusa Imana idufashe kandi Imana ikomeze kutwongerera imbaraga twongerere imbaraga n'umuvuduko wo kubona uwo twaje gushaka mu rugendo rurerure twakoze kuva i Kigali gutaha rero nta nsinzi utahanye nabwo aba ari ikintu wahesha umugisha cyangwa se wavuga uti mfite insinzi njyanye kano kanya sinzi uko biza kugenda ariko ntabwo byoroshye ariko turaza kubikora mpaka tubishoje. Rero
yagize ikibazo cyo mu mutwe wa buri rina kubera gukunda kugenda umubonye rero mwatubwira mbahereza nimero yanjye hanyuma umubonye mwatubwira harimo n'ibihembo ntabwo ari ubu ubona wantuma cyangwa ukanyandikira mesaje harimo ibihembo byo birahari bishimishije sawa bamuze umwana sawa nta kibazo muto Ese nkuko mubona tugeze hano bita mu Gisaka niho tugiye gushakira umuntu ntabwo turamubona turi gushakisha umuntu musaba meze bite uyu muntu ushobora kumuzi yakoze iki yagize ikibazo cyo mu mutwe acika inanga twaramubuze ati hano Mukabeza ubaye muzi watubwira ibihembo birahari nta muntu ntabwo tumuzi ariko ashobora kuba aramubonye kuko yagize ikibazo cyo mu mutwe arasara muri make mu mani magambo rero turamubura habaye hari umuntu ushobora kuba muzi yatubwira cyangwa wenda izindi nzego zaba zirimo kumushakisha mu buryo runaka izindi imbaraga kugira ngo wenda ari kuba ngo hari icyaha yakoze ni kuba yarasaza ahubwo imiryango yabo ikamubura nta kintu kibazo cyane yari umwarimu none se mubona yambaye nako ibihembo biriho bingana iki ku buryo wenda umuntu aba yamenya ngo 200,000 umuntu uzamubona azafata amafaranga kono muzi amafaranga ni make ngo ninde ese wamubonye uvuga ko umuzi ari umuntu muzi ko muzi reba neza niba ushobora kumuzi nako nabo muzi ari umuntu muzi ushobora kuba yarigeze amubona ko batubwiye ko yaciyemo hano unyegere ni hehe kunyenye hehe ni hano n'umusaza afite ikibazo cyo mu mutwe yagiye atembera ndi ku Kagera nkamubona agize umubona yatwandikira cyangwa akaduhamagara yaba dufashije ko duca hano hepfo batubwiye yuko bamubonye nanjye ntabwo ari ubwa mbere nk'uko Kagera ubundi umuntu wabonye ni abantu Mugasima ne ara Mugasima ngiye mu Mugasima ko muri Gisenyi imbere mweze mubonayo munabonye hashize ngiye kingana iki
nanjye ntabwo ari ubwa mbere mubonye. Reka mbereke rero nta muntu ufite telefone hano. Telefone turebe nawe. Nanjye ndi kubona asa nkaho namubonye. Habaye hari ugeze amubona cyangwa se amubonye yatubwira. Byonye byaba bihagije. Gusa ariko umugarukira mujye no mu santere yira muri Gisenyi. Harora nk'igihe kintu ngo tugereyo. Ntabwo ari kure cyane. Zo dushake. Ntabwo ari kure cyane. Turabe uduhe nomero. Shaka telefone bayeze. Zaturebe. Yari yambaye neza. Ukabona wageze kumubonaho. Muri Gisenyi uve hano ujyana Gisenyi n'igihe kingana iki? Uri kugenda n'amaguru n'iminota ingana? Wijyanye we ushobora kugenda nawe ukaba wamubona. Wigeze kumubonayo? Wigeze kumubona? Njye nize kumubona no mu gasima ariko nanjye umuntu naramubonye. namubonye no mu gasima ariko ntabwo nziyata. Nta muri ufite ikaramu se ngo tuzibandikire? namubonye ariko ntabwo nziyata. Izina rye ntabwo ndizi. Yarasaze umusazi. Yego. Ntabwo muzi. Bwagize umubona yatubwira ibihembo birahari. 0 karindwi 9 gatanu 9 8 3 karindwi rimwe rimwe. Ntabwo ari ubwa mbere utumubonye. Uyu ngo araziba abana nimero za 0 karindwi 9 gatanu 9 8 3 karindwi rimwe rimwe. Uyu muntu si ubwa mbere. Uri kurangisha. Abaye hari ugeze amubona. Nanjye ndi kubona atari ubwa mbere. Nanjye uyu mugabo nanjye ntize kumubona. Amubonye ahagana he? Muri uyu muhanda. Ntabwo ari ubwa mbere. Ubwa mbere nawe uyu mugabo naramubona. Nano mu santere ajya kubona ukana. Nyine hagize umubona yahita duhamagara ku kanya. Agahita agenda. Wewe watubwira agenda se yagenda gutubwira wowe. 0 karindwi 9 gatanu 9 N'umugabo 8 3 karindwi rimwe rimwe. Oya iyi foto kuba wayibonye ni batazi. Tanga hagira uyisigana ayishaka. Sigarana. Ubwo umubonye watutubwira. Hano hafi hano harakagari neza. Akagari kari hariya ku isoko. Atuzamutse ku isoko. Murakata kurikira. Urumva hano hari n'igihe bamusanga ku gasima ufite amenyo ashatse kujya imbere ku gasima. Ugasima ubone kubana ugegereye. akunda kuba ari hano ntabwo ari Umugabo ntabwo yakoze mu bahindera. Yabayeho n'umwarimu. Yabayeho n'umwarimu. Usanga umugore. Otari na kibazo. Ubwa mbere mubonye. Reba neza. Utarigeze kumubona. Uyu muntu ko mbona nk'umuzi kumenya ahantu mu maso. kumenya ahantu. Nanjye ko mbona Muduhe nimero zanyu. 0 karindwi 9 uyu muntu ura 0 karindwi 9 gatanu 9 8 3 karindwi rimwe rimwe. Nyine kana naramubonye. Ubwo ngubwo hagize umubona atubwira ibihembo birahari. Ringo. Aho. Muri Gisenyi. Ryari? Muri Gisenyi wabonye ryari? Geranyisho ko wabonye nka ryari? Muri Gisenyi. Muri Gisenyi. Nana jahani. Katurebe. Mu mucekinga neza mureko.
Reba neza nyawe. Nanjye hano murebe. Wowe naha. Mukabeza. Mukabeza muri mu nkambi. Muri hafi y'inkambi. Simba tutaramubonye. Baramubonye ubwo. Cyangwa se Mungu no muri Gisenyi. Oya ariko ngo no Mukabeza mwe ntabwo muri kumva ko wabwira. No Mukabeza ubwo yasari inanganya. Muri Gisenyi murajyayo. Cyangwa muri kumiteranya nano wasa n'Damascene. Yaratuye nangase. Yitwa nde? Yitwa Obedi. Karibu. Seko nukwana ntamuzi muri Gisenyi. Erega abantu barasa. Basarasi nawe muri Gisenyi Cyari cyezesha. Nasubuka barengeye mama. Rero ntabwo tuzi aho yari ngo kubariza. Hagize umubona nyine yatubwira. Ifoto muri sigara nta kibazo. Nimero nazitanze ubwo hagize umuntu wamubona yagerageza akaduhamagara tukabikurikirana. Sibyo? So turacyakomeje kumushakisha kuko tubona hari abantu benshi cyane hano mu gasoko ka Gisaka aho turimo gushakisha umuntu umusiri muri ya muntu nimero turayikomeza tukire ku kiganiro cyacu ndetse n'amafoto bazakurikirana kuko bije nuko bukeye foto ni iyi ngiyi nihagira igihinduka tuzamenyesha ariko namwe icyo mujya kubona bizagira neza. So Imana ikinze kubagira kuri subscribe n'abantu